hari ukuntu umuntu yanga gusubira iwabo avuga ati njye ntabwo nzasubira mu cyaro, uko naje mu mujyi niko nkiri, maze imyaka 10 nta kintu ndageraho. Ugasanga rero yanze gusubira iwabo mu cyaro ngo ajye gukorayo, usanga iwabo hari ibintu byose yakwicaye agakora. Ugasanga rero mu bituma adashaka gusubira mu cyaro nuko nta kintu aragera. Ugasanga nyine umuntu yirirwa yiyemera ngo sinakorera ntabonye akazi kari bumpe amafaranga angana gutya, njye ntabwo nagakora. Ugasanga nyine mu bikomeza kwica urubyiruko rw'uyu munsi no kwanga gukorera amafaranga mu gihe yabonetse ngo ni uko ari make, nabyo nyine bikomeza gutuma ubushomeri bwiyongera. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Abeza Media TV. Uyu munsi wa none twongeye tugarukanye n'umusore witwa Richard. Ntabwo ari ngombwa ko yivuga, muramuzi, turamumenyereye kuri YouTube channel. Ni umukunzi wacu, ni umukunzi wanyu. Uyu munsi yagarutse rero kugira ngo yongere aganire namwe. Turamwakiriye kuri kamera za Abeza Media TV, abanza akabasuhuza. Nongeye kubasuhuza mu mukurikira Abeza Media TV umunsi ku munsi. Nishimiye kongera kubana namwe. Yes, Richard, ndagira ngo tuvuge ku buzima bw'aha mu murwa wacu muri Kigali. Ubuzima bwo muri uyu murwa wa Kigali ku bantu bavuye hirya bawisangamo kuri iyi mihanda, uburyo biba bimeze, biba bigoye ahanini cyane, ku buryo usanga urubyiruko rwinshi rurimo kwandagara rwabuze icyo rukora. Ndagira ngo nkubaze ngo ese wehe iyo urebye usanga ikibazo ari ikihe, biterwa n'iki, bituruka kuki? Ikibazo gihari ni ibibazo byinshi bibitera, sibyo? Icya mbere, hari ukuntu umuntu ava mu cyaro akavuga ati ngiye guhigira ubuzima mu mujyi, sibyo? Hari no kuva mu cyaro ugurishije utuboro twawe twose uvuga ati tageti yanjye ni ukuba mu mujyi, sibyo? Ibyo byose bigatuma nyine usanga mu mujyi ariho higanje urubyiruko rwinshi rwabuze icyo gukora, sibyo? Hari ukuntu umuntu aba afite business mu cyaro akayita cyangwa se akayihombya, avuga ati reka nigire i Kigali, wana niho hari ubuzima bworoshye, niho ntacyo gukora afite, sibyo? niho nzajya nkora ibintu bitamvunye. Ugasanga nyine mu bintu byinshi urubyiruko rwinshi no kwigira abanebwe nabyo birimo, sibyo? Bigatuma nyine umuntu avuga ati jyewe nkatiye ababyeyi, ngiye gushaka ubuzima mu mujyi. Yes, ugasanga iyi ariyo mpamvu ishobora gutuma urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se urubyiruko ruri mu mujyi wa Kigali rubaho mu buzima bugoye cyangwa se buruhanyije cyane, kuko hari ukuntu umuntu yanga gusubira iwabo avuga ati njye ntabwo nzasubira mu cyaro, uko naje mu mujyi niko nkiri, maze imyaka 10 nta kintu ndageraho. Ugasanga rero yanze gusubira iwabo mu cyaro ngo ajye gukorayo, usanga iwabo hari ibintu byose yakwicaye agakora. Ugasanga rero mu bituma adashaka gusubira mu cyaro nuko nta kintu arageraho. Yes, impamvu akaba ari yuko nta kintu arageraho, akaba yatinya kujya mu rugo iwabo cyangwa se mu cyaro, kuko ntabwo waba umaze imyaka 10 i Kigali ngo utahe. Wari ukuntu ureba ukuntu momo yawe ihagaze, wareba ukuntu nawe ubwawe umeze, ukabona nta kintu na kimwe cyatuma usubira mu cyaro, ukavuga ati ngomba gukomeza kunambira muri uyu mujyi uko byasa kose. Yes, ndimo ndibaza ngo ese ni iyihe mpamvu urubyiruko ruri mu mujyi wa Kigali rwisanga ruri mu buzima bugoranye? Ese ni umujyi wacu ugoye kuwubamo, cyangwa ni abawurimo badashaka akazi ngo babe bakora? byose ku ruhande rumwe umujyi nawe uragoye ubwawo, sibyo?
ku rundi ruhande n'urubyiruko narwo ruragoranye, usanga umuntu yicaye yararangije wenda afite bachelor, bamukubita akazi k'ibihumbi 100 ati ngewe ntabwo narishyuraga miliyoni ku gihembwe ngo njye gukorera urusenda, sibyo? Ugasanga umuntu yanze gukorera ayo mafaranga nyine yita ko ari make ku ruhande rwe, ariko ugasanga hari undi uyafata nk'aho ari menshi ku ruhande rwe. Amafaranga aba make cyangwa akaba menshi bitewe n'uyakora, sibyo? Ugasanga nyine umuntu yirirwa yiyemera ngo sinakorera ntabonye akazi kari bumpe amafaranga angana gutya, njye ntabwo nagakora. Ugasanga nyine mu bikomeza kwica urubyiruko rw'uyu munsi no kwanga gukorera amafaranga mu gihe yabonetse ngo ni uko ari make, nabyo nyine bikomeza gutuma ubushomeri bwiyongera. Yes, bivuze ngo ubuzima bugoranye muri uyu mujyi wa Kigali urubyiruko rubayemo, turasanga ari impamvu z'uko rudakora cyangwa se rukeneye kubona akazi kari hejuru, rudakeneye gukora akazi koroheje kugira ngo aka kazi kabashe gutuma ruba muri uyu mujyi wa Kigali cyane. Ni iyihe nama rero wagira uru rubyiruko kugira ngo nibura tubone kubaka umujyi wacu biturutse mu mbaraga z'urubyiruko kandi natwe ubwacu tugire iterambere tubikuramo? Inama nabagira, wishaka kurira byinshi nta na dukeya ufite, sibyo? Ahubwo kugira ngo ubone ibyo byinshi ushaka, banza uhere kutwo dukeya turi kuboneka, kuko akazi kabi kaguhesha keza. Niyo mpamvu rero ugomba guhera hasi uzamuka, kandi ntabwo wava kuri esikariye ya mbere ngo ugere kuri esikariye ya 10, ntabwo bikunda. Ariko nuhera kuri 1, 2, 3 ku 10 uzagerayo. Niyo mpamvu rero bagomba guhera kuri bikeya biri kuboneka kugira ngo uzabashe kugera kuri ibyo byinshi wifuza. Ese ibanga waba warakoresheje kugira ngo tube tukubona uri umusore umeze neza, usutya, uri muri Kigali, uyishoboye, wikodeshereza inzu, urya ukaryama, Richard tukakubona ufite icyangwe nk'iki ngiki, biva he? Bituruka kuki nibura kugira ngo n'urubyiruko rurimo guhisha amaboko rwanga gukora rumenya aho rushakira n'imikorere aho rwayibonera, nibura rwubakire kuri wowe? Icya mbere ni ukwihangana, sibyo? Ugahera kuri bike biri kuboneka. Nanjye gituma uri kumbona ukomeze habayeho mu kwihangana, guhasoringa, mpera kuri bya bindi bamwe bitaga ko ari bikeya, njye mba ari byo mperaho kugeza aho ngeze uyu munsi. Yes, ni ukuri pe. Richard ukuntu arasa neza, gusa namuberetse igice gitoya hasi hateye ubwoba, arambaye pe. Ni umusore umeze neza, ariko aje kugira inama urubyiruko ruri muri uyu mujyi wa Kigali. Bro, uyu mujyi uragoye, uraruhanyije, kuwubamo udakura amaboko mu mufuka, ejo niho hahandi usanga utangiye gutera katibushi, ujya kwiba, umena amazu y'abantu, wambura amatelefoni, utangira kunywa ibiyobyabwenge n'iki, urira ko akazi kabuze kandi ari ukwitinya. Richard rero yaje kugira ngo abagire inama y'icyo mwakora, mukura amaboko mu mifuka, mwamwumvisha aho yahereye n'aho ageze kugira ngo abe ameze gutya. Yes, Richard rero reka tugushimire kubwo kwitabira ubutumire bwacu kandi ukanageza inama nziza ku rubyiruko rwacu ruri muri uyu mujyi wa Kigali, ubabwira uko bagomba kwitwara n'uko bagomba gukura amaboko mu mufuka bagakora kugira ngo babashe kuba muri uyu mujyi wacu ugoye kandi uruhanyije kuwubamo. Urakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, nitwongera kugukenera uzatwitabe, kandi tugushimira umunsi ku munsi kubana natwe utabyinubira, ahubwo ukabana natwe ubishaka ubikunze. Reka mushimire rero nanagusezera, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.